reka twongere tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu ya Monberger TV. Ni wa mwanya mwiza dufata tukigira ku byaremwe. Ngewe nk'uko bisanzwe nitwa Ikuzwe Aime, ndi kumwe na mugenzi wanjye hano Irakoze Daniel. Yego, uyu munsi rero benshi muri mwe mufite amatsiko y'icyo tugiye kuganiraho cyerekeranye n'ibyaremwe. Nta kindi rero, uyu munsi Daniel agiye kudusangiza ubushakashatsi buto yakoze ku cyaremwe cyitwa igitunguru. Aratubwira akamaro kacyo, atubwire n'icyo cyadufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Ikaze Daniel. Yego cyane, urakoze Mike. Ku bushakashatsi buto bwakozwe rero bugaragaza ko igitunguru burya ari ingirakamaro mu mibereho yacu. Yego. Kandi bugaragaza yuko igitunguru ari kimwe mu biribwa byifashishwa nk'ibirungo bishyirwa mu biryo, bishobora kongera impumuro n'uburyohe mu biryo. Ariko by'umwihariko havumbuwe n'undi bushakashatsi bugaragaza ko burya gukoresha igitunguru hari intungamubiri tuba twifatiye zidutungira umubiri kandi zikanaturinda byinshi, zikanagira n'icyo zubaka mu mubiri wacu. Yego. Zimwe rero muri izo ntungamubiri ni uko ibitunguru bidufasha mu mubiri wacu, bikatwongeramo sulfur iva mu binyabutabire biba mu bitunguru byitwa amino acide. Bikaba bifasha rero mu gutunganya umwijima cyangwa se gukiza indwara z'umwijima, ndetse no kugira ngo umwijima wacu umererwe neza. Rero ni byiza gukoresha igitunguru ari kibisi cyane, kuri iyo mpamvu kubera kukirya ari kibisi nibyo byiza kuruta ko twagiteka mu biryo. Kuko nibwo iyo sulfur tuba tuyifashe neza, ikadufasha muri uko gutunganya umwijima. Ndetse igitunguru kirimo vitamine C. Vitamine C idufasha mu bintu byerekeranye n'indwara z'uruhu. Burya gituma uruhu rwacu rusa neza, rukamera neza, kuko bamwe baranakisiga burya nk'iyo wakomeretse ahantu cyangwa se ufite nk'agaheri. Hari abakoresha igitunguru bakagisiga ahandi hari ikibazo, nyuma y'iminsi mike kigakira. Ariko no kugikoresha mu buzima busanzwe kirimo iriya vitamine C idufasha mu gutunganya uruhu rwacu neza, ndetse n'uruhu rwacu rukamera neza. Ndetse ikindi, igitunguru gikoreshwa mu kuringaniza isukari mu mubiri, kuko gikungahaye kuri chromium ifasha mu gutunganya isukari, cyane ko kiringaniza isukari mu mubiri kugira ngo nk'abantu barwaye amadiyabete cyangwa se bagira imivuduko y'amaraso cyane, bituma igitunguru kigabanya iyo sukari, kikayiringaniza ku rugero rukwiriye, ku buryo ijanisha cyangwa se pourcentage zo kurwara ya ndwara ibasha kujya hasi. Rero ni byiza aho kugikoresha naho ari kibisi, ariko no mu biryo tugitetse mu mboga, kuko cyifashishwa nk'ikirungo. Burya iyo vitamine nayo tuba tuyifashemo, cyangwa se icyo kinyabutabire cyitwa chromium. Akamaro k'igitunguru rero kandi ni uko kirinda indwara zibasira umutima. Ku bagikoresha burya bagirwa inama, ku barwayi b'imitima bagirwa inama yo gukoresha cyane igitunguru. Ni byiza ko gikoreshwa ari kibisi cyane, kuko nibwo izo ntungamubiri tubasha kuzifata cyane. Ariko nanone tukirinda ko twagikoresha kibisi inshuro nyinshi cyane, tukirengagiza kugikoresha gitetse mu biryo, kuko iyo gitetswe mu biryo hari izindi ntungamubiri zigenda zunganirana kugira ngo kibashe gukora bya bindi cyagenewe. Rero ni cyiza ku bantu barwaye indwara z'imitima. Kandi igitunguru ni umuti ku bantu barwaye ibicurane. Bajya bavuga yuko iyo ukivanze cyane n'indimu ukakirya bikiza ibicurane. Ariko by'umwihariko cyo rero gifasha ku bantu barwaye ibicurane, ndetse n'abantu barwaye imyuna, abantu bakunda kuva imyuna, kuva amaraso anyuze mu mazuru. Burya igitunguru gifasha kugabanya iyo myuna, cyangwa se kugabanya uko kuva kw'amaraso. Kandi niyo ugikoresha cyane ku bari basanzwe bafite icyo kibazo,
amahirwe yo kurwara iyo ndwara aragabanyuka. Ndetse ikindi abashakashatsi bagaragaje yuko gituma umuntu agira apeti. Yego. Ku bantu rero bagira ibibazo byo kubura apeti, ku buryo bishobora no kubaviramo indwara zo kuba barwara indwara zerekeranye n'imirire mibi, baragirwa inama rero yo gukoresha ibitunguru cyane. Aho abantu bikoresha bitetse ari na bibisi. Ikindi umuntu yasorezaho, burya igitunguru cyane cyane cyo mu bwoko bwa onyo, kino gitukura, cyifashishwa mu bantu bafite indwara za hepatite. Kigabanya amahirwe cyane yo kuba twarwara iyo ndwara ya hepatite, ariko ku bayirwaye baragirwa inama yo kugikoresha kuko kigabanya ubukana ndetse kikanarushaho no gufasha umubiri muri uko guhangana n'iyo ndwara. Rero ni byiza kugikoresha ko gifitemo ikinyabutabire cyitwa digenerescence, ifasha muri uko kugabanya by'umwihariko hepatite, kuko icyo kinyabutabire gifasha cyane umwijima, ndetse n'icyitwa kirihose, iki nacyo gifasha muri ibyo ngibyo byo kurwanya hepatite. Ariko by'umwihariko igitunguru cya onyo cyo nayo ifite imbaraga yica imyanda no gutunganya ururenda rwiza rwo mu mara. Burya no mu mara, burya igitunguru kigira akamaro, gitunganya ururenda rwo mu mara. Ndumva rero ni bike mu byo igitunguru kitumarira, ariko muri ibyo bikeya burya igitunguru ni cyiza cyane. Imana iraturema ikanaturemera ibidukiza indwara. Rero nagira abantu inama yo gukoresha igitunguru. Hari byinshi tutavuzeho, byinshi igitunguru kidufashisha, ndetse na bimwe bizagenda birushaho gucukumburwa, ariko by'umwihariko izo point nizo nashatse ko uno munsi tumenya. Tugahera ko tugikoresha, dushobora kugikoresha muri salade, tugitetse mu biryo, dore ko cyifashishwa nk'ikirungo, kandi nta limitation yo kugikoresha burya, kuko nta effect cyangwa se ingaruka mbi kigira ku mubiri wacu. Ni ukugikoresha, twagikoresha nka formule mu gitondo, saa sita na nimugoroba, twagikoresha uko tubyibutse. Bidufasha muri ibyo bintu twavuze ruguru, byo kugenda cyubaka umubiri wacu, ndetse n'intungamubiri nyinshi ziba mu mubiri wacu. Reka dushimire rero mugenzi wacu Daniel udufashije kumenya byinshi ku bijyanye n'igitunguru. Birumvikana ko Imana yacu ari nziza ibihe byose, yaratuzirikanye iduha ibyaremwe, muri byo harimo n'igitunguru, kugira ngo imibereho yacu n'ubuzima bwacu muri rusange bumererwe neza, tugire amagara mazima. Tubashimire rero mwebwe mwabanye natwe. Inama duhawe ku bijyanye n'igitunguru ntekereza ko zumvikanaga kandi neza, intungamubiri ziri mu gitunguru, uburyo gikoreshwa kugira ngo gitange umusaruro mu mubiri, akamaro kacyo muri rusange, byose nizere ko ntawe wabisize aho yabyumviye, ahubwo tuzagerageza no kubishyira mu mibereho yacu buri munsi kugira ngo ibintu byose bigende neza mu mibereho yacu tubifashijwemo n'igitunguru. Reka tubashimire rero. Gahunda yacu nakagaruka, naho ubutaha turi kumwe turebana cyangwa turebera hamwe ikindi cyarimo. Murakoze.